ni umukobwa w'umunyeshuri ajya gusura umusore akaharara ijoro rimwe akahava kabaye ukibaza gute ukuntu nabanye n'umugabo imyaka 2 n'igice bigashira buri munsi tugerageza ngo turebe bikanga ubwo ntago ari yari yabikoze muri twe nta numwe wari ufite wenda tuvuge akazi ko mu ntara cyangwa ko mu kindi gihugu ngo aragenda gukwezi kugashira uko umugabo yatahaga amateraniro yaranzikaga oya wigenda kuri ibyo ngibyo nguko yatahaga nese uvuze buri munsi nyine none se abantu ntibaba babana barabanaga kandi imibiri yacu yari mizima kabisa kandi ni nakimana yaduhamagariye kugira ngo nyine mu mwatsi umuhamagaro cyane pe ubwo rero umuntu utazari ikiganiro azabahonye ibice ni 5:9 haranditse ngo yego Uwiteka abwira Yosuwa ati Uwiteka abwira Yosuwa ati none mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga ntituzakuvaho na rimwe kuko muri wowe hari byiza. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo abantu mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi. Amahoro y'Imana nabane namwe kandi muhorane imitima yanyu yo gukira iby'ijuru tuyerekeze kuri Nyagasani nkuko bisanzwe. Ikiganiro cyacu nakagaruka ni Boho ku Mutima TV. Tubahaye ikaze. Shalom nkuko mubibona hano kuri kamera dufite umubyeyi mwiza Imana yagiriye ubuntu, umukozi w'Imana isumba byose. Reka tumwakire, tugiye kumwakira dusuhuze, namara kudusuhuza twibwire, namara kutwibwira anadusengere twabanje no kumumenya. Ni karibu umukozi w'Imana. Murakoze. Nitwa Mutimana Monique, munzi kuri ya couple yateye Haleluya mu murenge. Nge Yesu yagiriye ubuntu koko se. Yego. Aha. Yesu yagiriye neza. Ya couple ubwo naho turibuze kugarukaho gatoya hoze kutubwira ko urumva ko utwicishije amatsiko, uraza kuza kutubwiraho gatoya nyine uze kutunyuriramo gakeya. Ntacyo reka tukwakire udusengere. Deko twari tumaze iminsi tutabona kuri kamera, ubanza mwaragiye mu bigo byo hanze, ariko Imana ishimwe ubwo twongeye kubabona. Ni karibu katukwakire udusengere, usengere n'abantu badukurikiye. Urakoze Mana yacu, urakoze kongera kuturinda, urakoze kongera kutugirira neza. Kenshi twabonye ukuboko kwawe, kenshi twabonye imbaraga zawe, kenshi twabonye ukora iby'imbaraga ku buzima bwacu. Turagushimiye kongeye kudutiza umwuka wo guhumeka. Turagushimiye kongeye kuturinda, ukaba waturinze ukarinda n'abadukurikiye. Nuhabwe icyubahiro. Masaha nkaya y'igicamunsi turahanga kugira ngo tuvuge imirimo n'ibitangaza ukora. Turahanga kugira ngo twamamaze imirimo yawe, twamamaze ubutumwa bwiza. Turahanga kugira ngo tuvuge ibyawe Yesu. Turagushimiye rero, ganza kandi uhabwe icyubahiro muri byose. Icyubahiro nikuze n'ibi byawe none iteka ryose. Amen. Hanyuma Monique, umeze neza? Meze neza. Ndabona inzoba ari yose, ushobora kuba muri iyi minsi uri mu mashimwe. Ntacyo nshinja umwami wanjye. Yego. Yangiriye neza. Turakwakira rero kuri Boho ku Mutima TV. Murakoze. Wisange wumve ko ari ikaze ahangaha ni iwanyu. Murakoze. Ndabona ufite Bibiliya, simbizi niba wenda hari icyo upfunyikiye abantu bo kuri Boho ku Mutima TV watubwira nyine. Hari abantu bashobora kwibaza ati ese uyu muntu ni umutumi, wenda kuko navuze ko twakira umuvugabutumwa, ariko nyine nanjye nabivuze kuko ndi kurebera inyuma. Wanabibwira nyine ukababwira niba hari umuntu ushaka kwibaza ati ese uyu muntu ni umuhanzi cyangwa se ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa, cyangwa se nifitiye na Bibiliya nyine biri aho ngaho. Hari n'ubwira ngo nasoma ugasanga hereye ku rupapuro rwa mbere yabuze asoma yose akayiheretura. Oya, agenda ashaka ko wishima ugaseka nyine ugaca mu maso tukaganira.
ijambo ry'Imana bavuga ngo mubwire abantu iby'uruzi umutima mubabwire ko Yesu ageze bugufi. None ndi kubona wabaye umuntu uri seriye kandi iby'Imana nta muntu ugomba kubirakariramo. Hanyuma rero ndumva babwira abantu badukurikiye imirimo nyine mwaba mukora, niba naho musenya umuntu akubwira ati se shobora no kuba uri n'umuyehova cyangwa se usenga no kwa shena wamenya, kandi buri wese mwitora wejejwe nta wabiguhanira. Twibwira nyine utubwire naho musengera, si ngombwa kuvuga izina, ushobora kuvuga uti ndi umurokore cyangwa se ndi umwadeperi, birahagije. Karibu. Murakoze. Nk'uko bisanzwe twamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Yego. Ndi umukristo mu itorero rya ADEPR, ndi umuririmbyi muri korali, ndetse n'ibindi mwama dushoboje turabikora. Yego. Yego. Numvishe mu bintu wavuze ariko kuri umuntu w'umuririmbyi simbizi niba umuririmba ku murongo wa kangahe. Ushaka kuririmba imbere cyangwa ukaririmba inyuma, ikizima nuko ibyo ubwira abantu ubu byumva mu mutima wawe. Ntabwo ari ukugira ngo ube icyapa uyobora abagenzi, cyangwa nta nubwo ari ukugira ngo ube ikiraro bagutambukeho. Ikizima nuko ibyo ubwira abantu wowe ubyiyumvamo. Nyine uwo ngubwo nge misengera amatsiko, arabana isi y'umukozi w'Imana arimba ijwi rya mbere, arimba irya kabiri, irya nyuma. Aho ni ukwinjira mu buzima bw'umuntu. Ikizima ni uko ndirimba kandi Yesu arabizi. Hari n'abantu bahita bavuga turiya muntu ukuntu mbona akeye, niyo ijwi rye rishobora kuba nta waryisukira. Umuntu ashobora nko kuvuga ati turashaka ko utwigisha no kuririmba. Niyo mpamvu ndi kukubaza n'abantu badukurikiye kuri online ushobora kuvuga uti ngewe ijwi rya mbere rwose ndaririmba cyangwa nzi kuririmba kabiri, ukaba nk'ubu ngubu nkanjye sinzi kuririmba. Ushobora no kwegera ukambwira uti dore babigenza gutya na gutya. Niyo mpamvu nkubajije rero, ntabwo ari urwego rwo kugira ngo nkwinjire mu buzima, ariko Imana iguhereza umugisha. Ngaho ndumva tubwira nk'akaririmbo muri korali yanyu, nyine nk'agace niyo kaba kamasegonda ngahe nyine kazamura nk'amavuta, ukaturimbira nyine abantu badukurikiye, kuko iki ni ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Hari umuntu utakumvira mu ijambo ry'Imana akaba yakumvira nyine mu ndirimbo. Njyanitse wumva wenda kubabwira indirimbo yo muri korali yacu ntabwo bose bayizi. Wenda nanababwira niyo mu gitabo cyangwa n'indi yose twese twahuriraho. Njya nyikurikirana, ngenda akakubwira akajya kamfasha, ushyiramo akavuga ngo ibyo wadukoreye ndetse n'aho tugejeje. Ibyo wadukoreye ndetse n'aho tugejeje ni byinshi ntitwabirondora, dufite ibyiringiro by'ubuzima bw'ejo hazaza, kuko uri mu ruhande rwacu, ntituzakuvaho na rimwe, kuko muri wowe hari byiza. Ntituzapfa ahubwo tuzarama, kugira ngo tubwire abantu imirimo itangaje ukora. Aho wadukuye hari habi cyane, imitima yacu inejejwe no kugumana nawe. Aragacenja numva bavuga ngo kuko ari na jambo Imana ivuga ngo rihere, bakarimba gute? Seko numva uyizi kundusha kandi tutaririmbana. Cano yanyu yabone n'abantu badukurikiranye nabo tubasangize gukora amavuta. Amina, ariko nubwo atari ngiyo wenyine, nubwo atari ngiyo uri kubwiriza, kari akantu gashyiremo, kuko ari na jambo Imana ivuga ngo rihere. Kuko ari na jambo Imana ivuga ngo rihere, ijambo ryayo irikurikirana ibihe n'ibihe. Nimukomere dufite gikurikirana, Imana twizeye na nyuma ya zeri irakora. Kuko ari na jambo Imana ivuga ngo rihere, ijambo ryayo irikurikirana ibihe n'ibihe. Nimukomere dufite gikurikirana, Imana twizeye na nyuma ya zeri irakora. Imana twizeye na nyuma ya zeri irakora. Urayiturira kuko numva uri kuyindusha kandi korali itayibamo. Umuntu yambwiye gustinga ntari muri kamera yamemukiye, ikiganiro cyari kuzaba cyiza. Imana rero niguhereza umugisha. Mutuyimana Monique
wivuze ko ariya couple yateye hariya mu murenge ariko ntibigeze ubwira abantu niba gashaka wenda ko mu murenge mwari mwagiye mu rubanza kumvira abantu urubanza ntibigeze uvuga yuti ndi umumama mfite umugabo ako kantu nako hari abantu bashobora kuvuga bati se tuzabaza izina nabo watumara amatsiko ubuse bo nta yerekwa bafite ra abantu bose nabo bafite iyerekwa barareba ariko hari nese iyo bavuze kuvangirwa se havangirwa hanuye okay ndi umumama mfite umutware yego marana ko Yesu yangiriye neza rwose Imana yakwiciye igini cyane yego mukaba muteye mu mujyi wa Kigali cyane aha ndumva Imana ishimwe cyane impamvu nari nkubaje ngo mukaba mutuye hari igihe ushobora kuzamura amavuta umuntu akaba yakwifuza kukuremera akavuga ati umuntu reka mugura akabanza cyangwa se mugura akazu ariko ubwo mutuye ndumva Imana yarakivivuye oya iwacu ni mu ijuru mu isi turakodesha iwacu ni mu ijuru mu isi turakodesha aho tubikije imyenda ni hari ijabana ariko nanone tugarutse mu by'umubiri turacumbitse yego muri iyi minsi ariko abantu niba ari ubusirimu abantu bose bihangishaka no kuvuga ngo baratuye kandi bakodesha ako kantu kavuga wiki kantu ko kuvuga ngo abantu baratuye kandi bakodesha kabaza umuntu uti se mu rugo ati mubahe ati dutuye hariya mu marembo cyati dutuye hari igiheka kandi wajya kumusura umuti ugasanga arimo asera na randi rodi ukibaza uti se uyu muntu yatuye umunsi umwe uwundi arahagurisha no yinjira mu ikode byamugendekeye gute urabivugaho iki ni ubusirimu ni ugushaka hari ukuntu abanga Imana igiduhisha ni ugushaka gufatanya n'Imana kugira ngo iguhishe ni ugushaka kutimwaza iyo abantu bavuze ngo baratuye kandi bakodesha buriya bashatse kuvuga iki ntago nzana iyo systeme yavuye kuvuga ngo dutuye kandi nawe uvuze ko utuye okay ntago nzi nyine ahantu iyo mvugo yatuye hari igihe Imana ijya itubabarira imvugo z'iyi minsi zituzamo natwe tukazivuga wenda tutanazi n'icyo bisobanuye yego ariko mu buzima busanzwe muri Kigali ahantu benshi turakodesha pe turakodesha ntega nanjye uko nkeka ko nubwo harimo n'abatuye barandirodi benshi cyangwa ba nyiri ibipangu reka neke kubatuka ngo ba nyiri ibyondo ba nyiri ibipangu benshi abafite ibipangu benshi nkeka ko batanaba mu mujyi wa Kigali Imana yarabatabaye bagenda nyine bajya mu ntara bazidusigamo oya da ntago Imana yagutabara ngo ujye mu ntara kuko hari umukozi w'Imana umwe nzi ajya akunda kubwiriza akavuga ngo ni n'umusazi wo mu ntara cyangwa wo mu cyaro yirukanka aboneza umuhanda ujya i Kigali kabisa ntago wakiruka uboneza mu cyaro wiruka uboneza mu murwa kandi ijambo ry'Imana ryavuze ngo mundindirire mu murwa kuko niho nzabasanga ubwo rero nimba Imana yarakubwiye ngo nzagutuza i Kigali senga uyititirize uyirindire mu murwa ubwo uzamenye yuko nijya no gutabara ihera mu murwa hanyuma reka twanzike Mutimana Monique utubwiye yuko uri umudamu ufite umugabo turi kubibona turabona n'Imana yaragize neza hari abantu bashobora kwibaza bati se uyu mama amaze igihe kingana iki yubatse amaze imyaka ingahe watubwira burahari n'abantu baba bakeneye kubuhamya kugira ngo bamenye igihe wategereje isezerano ry'Imana ubwo ntago turi buhere uri umukobwa tuzongera tugaruke kuri Bohoka Umutima TV reka duhere wubatse ese washije igihe kingana iki mwubatse okay ndashimira Imana mbere na mbere yangize umugore kuko nubwo abenshi bavuga ngo ingo z'iyi minsi ntawamenya ariko buriya bakwiye no gushimira n'umugabo Imana yakureyemo ukaba umugore nyine ko ntiwaba umugore n'umugabo adahari umugabo umushimira umunsi ku munsi ariko mbere na mbere Imana aho nanjye ndabyemera mbere na mbere Imana nshimiye Imana mbere na mbere yabikoze mu kwezi kwa 10 2023 kwezi kwa 10 ku itariki 7 yego guhera uwo munsi nari niswe umugore w'umugabo umugore wandi ubwo umugore w'umugabo Imana yampaye ako se kwisha umugabo wawe baramugukagitse ntago mubererekanye ni umugore w'umugabo yego
imana yamaye Mm. ubwo bishatse kuvuga ngo twari tumaze imyaka 2 n'igice tubana nk'umugore n'umugabo nta mwana. Oya uratubeshya. Ubwo se ko nzi ko hari abantu bajya bagira icyo gihe baratangiye kujya muri za njonogo, ubwo mwari mubanye neza nta mpinduka umugabo yari yabona? Oya, cyambere ni ukumenya uwo uri we, ikindi ukamenya ko tutari abacu ngo bitwigenge, tujya twumva n'abamara 15 n'abamara ingahe ibyiringiro bikagenda, ariko njye najyaga gusenga Imana ikambwira ati nzakugira nyina w'amahanga, nzaguha abana benshi, gusa mu mutima uragomeza ukizera Imana ariko ukumva ucitse intege, ariko ndashimira Imana ahigejeje. Tukiri aho ngaho nyina w'amahanga, ubwo urumva witeguye kubyara nka bangahe? Abantu bacitse urondogoro ngo amakara yazamutse, sanse zazamutse, umutsima wazamutse, barimo barabyara ngo abo bashoboye kurera, ese urumva ari nka bangahe? Leta yacu ni nziza, itubwira ibintu byatugirira umumaro, Yego. kutubwira abo kubyara abo dushoboye kurera. Ubwo nawe nabo Ariko ushoboye. nanone ntitwite yuko Imana itanga umugisha uhwanye n'urugero uriho. Mbega ubwo Nimba bishatse kuvuga ngo Imana yaduhaga amafaranga yo kurya njye n'umugabo turi babiri, nimba yaduhaga amafaranga yo kurya turi babiri, niduha umwana izongera n'ibyo umwana ari buri. mbega ubwo witeguye kuba nyina w'amahanga? Niteguye kuba nyina w'amahanga. Bivuze ngo ubwo ni nk'abanga uri guteganya. Abizama. Umugabo nawe ni umuhanzi ndamuzi, nawe afite umudiho, ntago yacogora muri ziriya systeme. Oya, abizampa rwose nta rubanza, yaranabimbwira ambwira ati reka nkubwize ukuri. Yego. Ninjye warukubye ni nanjye urukupura. Ubwo mbega yakoze kuri internet irakupura. Yamaye. Ibishoboyera irabishoboye, iyo ishaka irakupa, yashaka ikanakupura. Kumoni uranyishe. Yarakoze, bivuze ngo hari internet yari yakozeho. None se kubiseka cyangwa ukabigira brage, wakibaza gute ukuntu umukobwa w'umunyeshuri ajya gusura umusore akaharara ijoro rimwe akahava kabaye, ukibaza gute ukuntu nabanye n'umugabo imyaka 2 n'igice bigashira, buri munsi tugerageza ngo turebe bikanga. Ubwo ntago ari yari yabikoze. Ubwo ni akose, reka nkubaze, hari igihe abantu batinda kubyara ariko harimo nk'akabitara na nyirabayazana, hari nk'ukuntu nk'umugore n'umugabo bajya muri ziriya system, ukuntu ukabona nyine umwana azana intege nkeya ntihagire umubyizi uboneka. Ubwo ntise hari aho byapfiriye ukaba uvuga ngo yari yarakubye. Nago biriya bisaba ngo intege nke, intege nyinshi, none se ariko ngo ni buri munsi. Nago biriya bisaba intege nke cyangwa intege nyinshi, nago ari ngombwa. Buri munsi mwarateranaga amaterano mwarakora. Oya, wibigarukaho cyane. Ariko njye nshatse kukubwira impamvu mvuze buri munsi, ndetse nimba wanya n'umuntu imyaka 2 n'igice, nk'ubu tuvuge ngo tugiye kubona umwana imyaka 3 yuzuye, nimba umuntu tubanye imyaka 2 n'igice, yego, muri twe nta n'umwe wari ufite wenda tuvuge akazi ko mu ntara cyangwa ko mu kindi gihugu ngo aragenda gukwezi kugashira. Ubwo uko umugabo yatahaga amaterano yaranzikaga. Oya, wigendera kuri ibyo ngibyo ngo uko yatahaga nese uvuze buri munsi nyine. None se abantu ntibaba babana? Twarabanaga kandi imibiri yacu yari mizima kabisa, kandi ni nacyo Imana yaduhamagariye kugira ngo nyine mu mwatsi umuhamagaro cyane pe. Ubwo rero umuntu utazari ikiganiro azaba wonye n'ikimana yabahamagara. Ubwo rero nshatse kuvuga ngo nta kinanira Imana, iyo ishatira irakupa, yanashaka igakupura. Yego. Nta muti nanyweye, nta barangi nagiyemo cyangwa abapfumu ngo bambwire ngo bigende gutya. Njyewe nagiye kubona mbona byaremeye. Narategereje igihe kinini nkajya mbwira Imana, nkabwira ati se Mana, undi ni gute mbana n'umuntu ari muzima nanjye buri munsi bikaba byaranze, ariko nagiye kubona mbona byaremeye. Ubwo rero Imana yarakupuye, Imana irakora. Imana ishimwe cyane. Njye yantabariye ku myaka 2 n'igice, wewe washobora kuba ugize 10, ushobora kuba ugize 9, ushobora kuba ugize 5, ushobora kuba ugize 15, turajya tubyumva, ariko gira kwizera. Iyo yabishatira kupera nabishaka igakupura. Ese ubwo umugabo wajya wibuka kumushimira ko nzi ko hari abantu batinda kubona urubyaro ntabwo bahoje ku nkeke, ujya wibuka kumushimira kuko icyo gihe cyarashije nawe. Erega simvuze ngo ni we nyirabayazana, ariko n'umugabo hari igihe
akubera mubi akaguhuza ku nkeke, umugabo ujya wika kumushima ko yaragufashe mugatega isezerano ry'Imana, cyangwa wumva ko nta nakubwiye birenze. ngo kumushimira ni ngombwa, ariko cyane cyane Imana Yego. Imana niyo yakoze iby'imbaraga. Ahako yakoresheje umugabo, yanyuze umugabo. Eh, Iyo umugabo azajya azake ntakore buri munsi nk'uko yabivugaga, ntago tuba tukubona uko nguko. yaramukoresheje, yakoze iby'imbaraga, ariko mbere na mbere nshimiye Imana kandi Yego. mpumurije n'abantu Yego. bafite kwiheba, bumva bacitse intege. Ni ukuri kose pe, Yego. nta kiguzi natanze, nta nicyo nabona ntanga, nshimiye Imana. Hanyuma reka twanzike tujye mu ijambo ry'Imana wateguriye cyangwa se ubuhanuzi Imana yaguhaye. Ego. Ni karibu. Ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye ni iry'ibyiringiro, nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Mbega twazaniye abantu bo kuri Bohoka Umutima TV yuko bagomba kongera kugira ibyiringiro, bakagira Imana icyizere yuko ishoboye cyane, bagategera isezerano ry'Imana cyane. Yego. Tukaba tugiye nk'uko gusoma nababwiye yuko ndi umuririmbyi, ndi umuririmbyi muri korali yitwa Isezerano pe, ni korali Yego. Imana ihamagaye vuba, ifite amavuta. Ndabibona. Hari indirimbo muri iyi minsi bafite iri kuvuga ngo dufite uturemangingo twa Yesu muri twe. turaza turirimire. Ubwo rero hari uturemangingo twa Yesu turi muri twe, turi muri wowe. bisaba yuko uharanira kumenya nimba utwo turemangingo twa Yesu turi muri wowe. Yego. Ni karibu n'ijambo Dusome ry'Imana. ijambo ry'Imana dusanga muri Yosuwa ibice ni 5 umurongo ni 9. Haranditse ngo Yego. Uwiteka abwira Yosuwa ati, Uwiteka abwira Yosuwa ati, none mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa Abanyegiputa babasuzuguraga. babasuzuguraga. Nicyo gituma Nicyo gituma aho hantu hitwa Gilugali Yego. na bugingo n'ubu. Yego. Ndashimira Imana ikuyeho abantu baye igisuzuguriro, mpereye kuri njye nanjye yakinkuyeho pe. Haleluya. Ni kenshi abantu bambazaga ati ariko se wiyumva ute, ubutekereza ute, wazakoresheje imiti n'iyi, wazanyuza hana ko batanga umwana, kugira ngo ujye no kwa Rutanga rw'amaboko, uko no barakurangiraga no kwa Sarongo. nakubwiye ngo nyine abantu bakubwira menshi, ariko nshimira Imana hari n'abantu bati uzakoresha imiti, ntago byabura. ati watura mugabo wasanga ari utademara, ati uzashaka ukuntu mukuvugutira. Oya, ntago ibyo byo babimbwiraga, nyine ibintu byo kubura, urabizi ko abantu benshi babura abana, ariko abantu bagenda bakubwira ati wakoresha gutya na gutya, ariko nshimira Imana ikuraho abantu bayo igisuzuguriro. Nshimira Imana ikuraho abantu bayo igisuzuguriro. Imana yabwiye Yosuwa, ni ukuvuga ngo Abisirayeli bazengurutse igihe kinini mu butayu, ariko Imana yabakuyeho igisuzuguriro. Ni ukuri. Twongeye dusome irindi jambo ry'Imana dusanga, amasaha ari kugenda ducika. Dusanga muri Yosuwa, dusanga muri Esther. Ibice byaho ni 9, tuhera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uranditse ngo Abayuda bica abanzi babo. Yego. Ku munsi wa 12 witwa ku munsi wa 12 ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, Abayuda bagira ububasha ku banzi babo. Amen. Amen. Iyo wizeye Imana, iyo wiringiye Imana, nta kinanira, babona byacitse, babona byarangiye, ariko uwo munsi Imana ikarema igitangaza. Birashoboka yuko Abayuda bizeye yuko Esiteri ubwo ari ibwami hari icyo azabafasha, hari icyo azabarwanirira, bavuga ati Esiteri ari ibwami azatuvuganira, Esiteri bizagenda gutya, ariko Imana yari ifite inzira nyinshi zabicishamo. Kuri uwo munsi Abayuda bari bateguriwe gupfa, bari bateguriwe gukatirwa, ariko birahinduka, umunsi urahinduka, isaha iragera, Abayuda bagira ububasha ku banzi babo. Monique, reka tugushimire, Imana ari guhereza umugisha.
ikiganiro cyacu nagahoraho. Murakoze cyane, Imana umugisha abantu bari dukwiye kuri bohoka umutima TV. Tuzasubira, Imana ibereze umugisha. Shalom shalom.